The One Video Library nabakatugezaho gadira rakenewe. Yeah, 7 arts. Mwihangane. Ushaka kureba filmu ubundi ndababwiye nako ndacyabivuga. Niyo mpamvu abantu benshi amasambu barayamaze uragenda wakira amafilime bakumva ibijwi bibi ngo ni super. Maze ntibazi no gutandukanya abasobanuzi ni benshi cyane ariko ibijwi ko ari bibi ngo ni super. Super nibazi ko afite ikintu kibi cyane. Yararenganye. Yarapfuye. Paramount n'abatugezaho. Dutangira. Irasini. Uko dutangiye 7 arts. Nabatugejeho filime yiswe tutaragera ku izina rirya Paramount Pictures Presentation presents rena ku izina ryayo ritari ryageraho reka turebe bitangiye mu mashyamba isasu ry'amanywa ragatsindwa n'uwiteka. Paramount ifatanyije na 7 arts pictures kumanywa rules of engagement amabwiriza yo kwivanga mu ntambara n'amezi ati reka uziyarebe igihe abakomando binjira mu rugamba n'iryari hari igihe bibarengaho Alaka Tommy Lee Jones. Mwibuka mga filime kitwa Samuel L. Jackson bari mu Viet Cong kumanywa ihango intambara irakatsindwa. Manders Vietnam 1968. Niganira reka twumve babyivugira. Araza kumurasa hari umuntu yisi numvise avuga inyuma. Commandos Kalu iri imbere hakurya hariya ureze gatoya ducemo hagati ndatoya mwebwe murakomeza twebwe turafrankinga abakomando nicyo bita gufrankinga ni uguca ku rundi ruhande bakazenguruka umwanzi hanyuma turareba ninde uri gukomeza mu gishanga ngaho nabigiceri kwishaka nigiye gukomeza ku kirangani wowe cyo tuze guhurira muri Kalu umwana baratandukanye ni bakomando babiri abayoboye abandi bakomando babiri ba lieutenant second lieutenant na lieutenant. Sasa kwishaka niho haguye mu Karajaboneza habi mugenzi yagombaga gucana n'abandi basura yoboye baje guhurira mu kagigi kitwa Kalu wavuga mpandaza baje guhurira hitwa Kalu muri Vietnam bari mu mashyamba ya Vietnam barashaka kugera mu mujyi witwa Kalu Katurori. Commandos on duty umwanzi nawo hari abaryamye amajanja barakore ko abasore badukomeje kugenda ku manywa arajuru ni igifaransa ngo arajuru se ku manywa kumva aho baca haduyi tuduyi abaguku bari hafi aho ngaho abaguku babonye abanyamerika batarababona ibi babyita ambush akira bake iyo mguye muri ambush akira bakera banje uyu kumba we yaciye we ntabwo yaguye muri duduyi mugenzi we yasize muri wa murongo amubwira ati kwishaka nini kubwira urakomeza nyenche hakuno we yaratabawa cakumi abaguku kumbe nabo bari bateze ariko bari bahagarara batari babagiramo mwana mutuze nta kibonye cyo gatsindwa nta kibonye muryame mwese mukuruza amabondo tujye mukuruza ndahari baga baragenda kamera nk'inzoka sibyo navugaga barasutama abandi barakuruba musirikare we yasutamye jumena ko umenya ko byakomeye numubona asutamye jya wita uvuga uti mumbabarire musirikare kurusha ndaragatsirwa n'uwita bagiye kurekura umuriro ibyo bintu bagendana birakonja ariko ibivamo n'umwoto Kalu kumbe babonye abaguku batatu nabo bafite abayobozi babo yewe abanyamerika numva bahumuye tuze tubahumurize nuko atsinzwe tubahumurize abaguku bari hano
abaguku commandos on duty sasa fire abaho bari bageze bamenye ko imbere byakomeye Delta rimwe byamimeze bite muri position over Nothing, sir. Gibson ufite ikinacyo ntabwo barambwira Sit rep over. mutubwira muri Delta irimo kwamagara moto mangwa Banyamerika bafunguye umuriro abaguku batari babageraho amaboko ku mutwe kuba hasi yamubwiye kujya hasi ako kanya ba Vietnam babafashe miri urafande wabo kuna rero mufite bangaye hasi we uze kigoko nazana mubaze unit yabo iri hehe ni bangahe vuga mu wa musiko umuguku ntabwo avuga simbi vuga sha kumbe bagenzi babo ngo bari nabaho bari baciye basore muze duce ako bo barabahaye bari muri ambushya nyayo faya nandi kumviriza neza bagenzi babo baciye ni habi cyane bo barabahaye bari mu gishanga hagati 2, 1 actual. Delta kabiri murahaganayo barasha abanyamerika ntugatinye cy'abanyamerika babonye si cyahafi umuriro wa nyawo lieutenant wa Delta kabiri yagomba guhamagara bagenzi bacu ku rundi ruhande mwibuka bafasha Vietnam ari basima turi mu murongo wa gatatu uciye mu mazi yaho babarasiye mu mazi mu gishanga umuntu abakureba neza uri ku musozi abakureba uri mu kibaye Vietnam barabarashe we ngwino hano bahamagaye wa muguku mubwire ko dushaka kwerekeza amajyaruguru ya Kalu aturangira inzira mubwire ko tutarimo gukina bafite mugenzi wanjye witwa Hodges kumenya ko narimo kugukinisha yafashe kamwe mu basirikare be ndarasuye umuswa niwo ukurikira ndabara gatatu turangire gasopo ya nyuma ntiyavuga ukarage fire hamagara abasore bawe bareke mugenzi wanjye witwa Hodges mfite ijambo ryanjye ndagusigura muzima ntuzabahamagara ngo bamusibireke ndakwica hamagara abasore be uyu ni ubayoboye abarimo kurwanya mugenzi we bajye no kumufata ari muzima lieutenant w'umunyamerika lieutenant Hodges uyu mu Vietnam ni utanga itegeko bagenzi be akamusiga Hodges asigaye wenyine abasore be bashize lieutenant Hodges kuraba Vietnam baracyarasa bararasa n'ubusa amasasu ari ku birenge bye mashini gun ndizo murashisha afande yarababwiye basubira inyuma uwabamagani wa wundi bashyizeho imbunda uko bagasubiye inyuma Hodges yasigaye wenyine Imana itabara imbwa ntihumbye nawe yaraje abasore be bose barashize nta n'umusigaye akiracunze neza abona abaguku basubiyeyo abaguku basubiye inyuma Hodges nta n'umwe yashoboraga kuba yanaganiza muri bagenzi be abasore bose yaje buye barashize dore abaguku Viet Congo dore abaguku One actual. You still with me? uracyari muzima uyu ni njyewe ni Delta kabiri wofa no kwitaba yageze ubwo barabona abantu bashize Break out will pop up if you're still alive. ngira fata radio mbwire niba ukiri muzima nta kindi yakoze mbere yo kuvuga no gutitira kwinshi cyane n'ubwoba basore bari bashize yafashe bya bindi bimwe bimurika hejuru maze arakirasa bagenzi babo n'abari Breathe, you hear me? You don't get to die today. ntabwo uri bupfuye umunsi turakubonye Maria habwa icyubahiro na Yosefu se wa Yesu nuko umugaturika ahita kubwira bashingije icyubahiro cya Bikira Mariya ibintu yabyinjiyemo inama yarumvishwe umugabo yarahwereye yaguye igihumure kubera urupfu rw'abasore be yabonye nawe ugenda ugakubitana n'abagabo niba mwaraniganye ngo ndakuze ngo ari kuziko ngo wakuriye munsi ya paruwasi nanjye ndi haruguru kuri butiki
kugira ngo ibyo yabonye warabibonye abana abasirikare mister. Iminsi yaragenda amasaha 20 Camp Eugene North Carolina muri Carolina y'Amajyaruguru muri Amerika hashize imyaka 28 va muri 68 ujye mu imyaka 28 ongeraho iyo myaka wumve nejo bundi muri 90 na dore nguyu umugabo aho yari yicaye yatekerezaga iyo ntambara yahuye nayo. Kumbe cyari igihe cyo kudemobiliza hamwe mbakomando. Colonel Hodges yari yarabaye na colonel muri Vietnam, yari lieutenant, second lieutenant wungirije. Barakwereka ngo yaje mu biro umunsi mukuru, bari bamwishimiye abakomanda agiye kubasezeraho, agiye kuba demobo, bagiye kumudemobiliza. Uko yakaje yari lieutenant mwiza cyane mu ntambara, ndetse umuntu nakano mwiza cyane. Atis mwumve ibiziki barabikata. Ladies and gentlemen, bagore namwe bagabo, the reason we're all here, impamvu turi hano, Colonel Hayes Hodges. ni Colonel Hayes Hodges. Colonel Hayes Hodges bamukomeye n'amashinshaka rwose, n'amashinshaka amashi bagombaga kuba yakomera ya za ntwari zapfiriye ku rugamba kubera akazi ke. Imyaka 32 yamaze mu kazi katoroshye, n'akazi ka gikomando. Bamu mukomera amajye rwose, mukomera amashyi rwose, muyarekere ayarahagije. Colonel and a surprise, so don't act like you're not coming up. Dugufitiye agatangaza, tugufitiye n'Imana mbere yo kuva mu gikomando ugiye kudusezeraho. Agiye kumusivira usibye ko ngo wabayeho umusirikare, nta na rimwe yigera kivamo. Turagushyigikiye. Mugenzi we nawe yarahari. Mugenzi we wari umaze imyaka batabonana, baherukana muri Vietnam hashize imyaka 25 ni wa mutaba yuri yari kuba ari umupfu. Mwibuka yari mu telefone yaramubwira ngo uyu munsi ndaje gutabara, ntabwo uri bupfu uyu munsi. Uko yakaje kumureba ibyishimo bwari byose. Uyu munsi naturutse hafi ku gice cyizi cyose nje kukurebera umunsi mukuru wawe. Yaraje kano Hodges maze anezezwa na Mukarage waturutse Kiradi hagiye kumugenza gukora igikomando muri Amerika. Inayo yari yamuteguriye ishimwe, ngwino ufate ishimwe ryawe. Yagiye kumwishimwe impano uyazahora mwibukiraho bakoze akazi kamwe muri Vietnam, uyamusize mu gisirikare. Mwota kano Marine Lieutenant Presley O'Banion defeated the Barbary pirates on the shores of Tripoli in 1805. Out of gratitude, Pasha gave him the Mameluke sword. The Marine officers have carried one ever since. Yamubwiye ko ari inkota yatwawe n'ingabo za kera zabaye intwari zakunze kurindira ibihugu byazo, ndetse akaba ari inkota iranga imwe mu ntwari zarinze Amerika zikatuma Amerika ibaho. Ni inkota zajya yitwa ziteka yumve ko ari intwari nkayo. Imyaka 28 umugabo yari yicaye ku gatebe azi kurwana, arwana yemeye gutanga amaraso ye n'indwanyi. Turamushyigikiye. Murakoze cyane. Well, no more wars to fight, no more trials to lose. Nazini nambara nzongera kurwana, nta nubwo nzongera guhomba. Ubu ngiye kwigisha njye mu maresitora asanzwe, numve abasivili ibyo baturusha kurya mu maresitora, mba ijambo rye abandi bakomando bagaseka. Ariko niba ngombwa bisaba ngombwa ko mfasha igihugu cyanjye n'ikinsaba musada ndetse n'ubufasha, nzagaruka ndwane. Turagushyigikiye nta mukomando upfa, niyapfuye muze muragaruka. Murumvishe mwese muzenjira igikomando ngo niyapfuye muze muragaruka ntupfa burundu. Barasezeranye mugenzi, ibyishimo biba byose ngaha mu rugendo rwabo. Baraganiriye, umwe arimo arapfa mu gisirikare undi yagisigayemo. Umwe ati nzagukumbura, I miss you too, nanjye nzagukumbura. Kano Hodges yaganiraga na mugenzi we. Uyaribaza ukuntu agiye kujya mu isi yo hanze, kuba mu gisirikare umeze nk'umunyeshuri. Imwe na rimwe abanyeshuri baragenda bakiga isi, iminsi yagera akavuga ngo abantu ubu tujye mu ngando tuhite dutangira akazi. N'akazi ubwako nta nubwo bazi ko ubuzima twebwe tubamo nk'abayanga na zari ingando kwazo duhoramo. Zazi ngo yarumva ko agiye kuva muri kimwe ngo agiye kujya kumva ko abasivile barya mu maresitora kwa Myasiro no mu Ryinyo. Aragira ngo ni byoroshye. Ubuzima hanze buratwika my friend. Iyo banyiba kaseta amanywa nijoro umenya ko ubuzima bwawe bukomeye. Nabikuganira nkabikubwira umuntu witwa Fadi yarandembereje. Batangiye kuganira namubwira tumva nta banzi ugiye guhura nabo, nta nubwo uzigera ujya guhangana n'abanzi, ugiye kumera nk'abana iyo bahura na ba mama babo. Birashekeje, biranatangaje. Ndibuka umunsi nabara mu gishanga kubera igiceri kimwe twanaze gusa mu kirere dusa n'abarimo kwitombozamo, nuko mu gisirikare abantu bahura batomboza. Birashekeje nabyo. Wakoze akazi gatangaje Hodges nk'umusirikare. Warwanaga nk'umusazi, abanzi bagatinya.
nzahora nkwibuka nshuti. Yuramusezeye hogeze agiye kujya mu buzima busanzwe. Mugenzi we yaratsigaye USS Wake Island muri Indian Ocean mu nyanja nini y'Ubuhinde. Indian Ocean ni nyanja nini cyane, ni inyanja ihuza Afurika igahuza Aziya igahuza ndetse na Amerika. Urumva ikintu kituri hagati ni inyanja nini iva kuri bwa munyanja ushobora kubonamo ifi ingana nk'ikibisi irya abantu 8 ntiyijute ku munsi. Inyanja nini wasigaye mu gisirikare nguyu mugenzi we yagiye hashize iminsi hano ni mu nyanja y'Ubuhinde. Yarasigaye none akora amazi ariko agakora nka Delta Force mu buryo bwo gutabara aho bikomeye bakamutabaza. This comes straight down 2nd Division through General Perry. General Perry yaragwamagaye mu kanya. It's surrounded by a crowd of demonstrators. Ambasade yacu iri muri Yemen yazengurutswe n'abantu barimo kwigaragambya, bigaragambya bameze nabi. 24th Marine Expeditionary Unit is going to provide extra security. Abamarini bacu abasirikare bazenguruka kurinda ambasade ni bake cyane ku ruvunge rw'abaturage bahari. Turns hot, we're looking at an evac. We got an ambassador and his family there. Tugomba kujye kohereza ukagenda ugatabara ambasade ndetse n'umuryango we. Marines at the embassy advised we can gain entrance through the Abasirikare bari kuri ambasade bayirinze ambasade yacu ari b'Abanyamerika batubwiye ngo uraza guca inyuma hanyuma muhinduka ingukira imbere uragenda mu ndege kandi mu buryo bwihuse ko ambasade aragukeneye byihutirwa. Team, put everyone else on ready fire. My thoughts exactly, Colonel. None se negura abasore bitegure kurwana cyangwa undi ati ntabwo ariko bimeze kano. Wowe urayobora abasore bagiye gutabara ambasaderi, mugende mugiye gutabara ambasaderi. Biragenda bita abasirikare bitwaza imbunda n'ibizimirimbo cyangwa bitwaza imbunda zo kurasa. Reka uzurebe filime berekeye muri Yemen. Bari bafite ubwato bunini cyane burindiye mu nyanja nini y'Ubuhinde. Ubwato bwo burinze muri Aziya mu gihe bikomeye bakaba batabara bene wabo bariyo. Abanyamerika nuko bahagurutse mu nyanja y'Ubuhinde barakwereka bekirekeje muri Yemen. Yemen ni igihugu kiri hafi neza, hafi ya Israel aho ngaho hafi. Ni igihugu cy'Abarabu batajya bakina. Ndakubwiye iyo bakurakariye none umunyamerika ambasade ye ni iriyo Sa'an Yemen. Urumva umujyi kuntu witwa Sa'an ni muri Yemen. Nuko wumva umujyi w'u Rwanda ngo ni Kigali. Abarabu bari bikoranyije bari mu myigaragambyo ambasaderi bamwiyamenye twamaganye ibinyamerika na gahunda zabyo nibataye baragahambirwa. Abanya-Yemen bigaragambije dore ambasaderi Mama Shenge ni gatwe kabineze Ezekeri. Ezekeri n'abantu bafite impara mu mutwe. Ezekeri byari byamuyoboye afande Ezekeri kumwe mu bapolisi ba Yemen nawe yari ku marembo arindiye aho ngaho kugira ngo atagira uwigaragambya winjirayo. Biragenda bite katorore. Mashallah 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 tuzabiya uramutwumve cyane tujya batera n'inkingi n'ibibondo byajemo nta mikino mu Barabu bigaragambije. Mama ni kibajo said about some things, darling. Are you mad at Daddy? Bana abantu barakariye papa se. Oya ni papa wavuka papa none cyo papa avuka abakogeki nawe ntivuka mwana Abarabu barakariye Amerika. Biri muri ambasade kuntu birukanga n'imizigo. Hari abakomando baje gutabara mu gihe biramutse bikomeye. Delta Force ikipe yarije. Uyu mugabo yarwanye intambara nyinshi harimo intambara yarwanye muri Vietnam. Iminsi maze kwicuma nguyu agiye gutabara ambasaderi wabo muri Yemen. Turabamaganye agasuzuguro nk'aki Bujumbura turabamaganye rwose nk'aki Kigali kandi bari hano bigaragambye. Kandi abantu bigaragambya ni babi batangira buhoro ariko mu kanya gato ushobora kubona byafashe umuriro ukabona abantu batangiye gupfa. Sir, they think I'm going to tough this one out. They're crazy. This is going to get worse. You tell Mrs. Marine to start packing what she needs. We're going home. Ira madamu wanje pakira ibishoboka All turataje. those helicopters. Izero ko batera ariko siri. Choppers are. You heard me? Where the hell are the choppers? Ambasaderi ari marabaza indege ziri abakomando bari baje kumukura indege ziri. Abakomando ni bajya baryama amanywa nijoro. Musinzira kubera abagabo bambara batya. Mugasinzira kubera ibintu abagabo bambaye batya by'imikara babikoreye amanywa nijoro. Ambasaderi amabuye abaturage barayazanye. Uri muhamya kuzura ari muhamya wupima ku mutwe n'abapime. Mashallah. Abarabu bari hano. Bakamejeje amabuye batangiye gutera muri ambasade. Ambasade batangiye kwibonezamo amabuye. Aberi w'umunyamerika ntabwo bamwimfuza n'abarabu muri Yemen. Ngabo ikivunge baragenda barakomeje n'abandi baraje babaye benshi misita ambasade y'Abanyamerika yagatoye dore amabuye arimo kuzamukayo nawe barakomeretse abasirikare ubundi bare kuri sana kumbe hasemo n'abandi nyuma yabo barimo bararasa amasasu imiriro yatangiye kucanwa ambasade barayikongeza hari abasirikare baje bababwiye bajye gutabara ambasade mupanga munashyiremo lock and road mufunge muna loading ni kwa kundi ushyiramo seduke itari yasoma amazi kazi kumva barabo bafite ba sniper indege bari bazibonye
kano arimo kugenda yabonye abaturage bari buzuye kuri ambasade n'abandi baracaza bari mu mayira. Ambasade yuzuye wabona umusirikare wabo umwe wanyine ni wari hejuru asa na warindi aho ngaho. Kandi abarabutubonye harimo n'abafite imbunda. Ibintu bishobora kurebuka. Uko tutabikekaga barabu batangiye kurekura umwoto. Abanyamerika ntibarare ku isasu na rimwe. Gucunga neza abona umudamu uteruye akana uruhande rwe hari umugabo ufite imbunda. Nundi nuka abagabo bafite ubwenge. Buraho bagiye kurasira bahashiraga umwana n'umugore. Ku buryo ushatse kurasa ikiyebe wavuga uti ngiye kurasa umwana sha. Ambasade barayikongeza. Ambasade y'Abanyamerika muri Yemen. Ndagira ngo ukurikire filime unarebe. Filime yiswe nde? Rules of Engagement. Amabwiriza yo kwivanga mu ntambara. Tubanze ducunge neza kandi atakuje umupolisi wari urinze aho. Mumukubita cyane we umukafiri, mukubita cyane umukafiri. Bakubise umukafiri. Ufa kuba utari umwisilamu abisilamu bakubita umukafiri tu. Wini Red Bear, turashaka kugira ngo turebe kuri ambasade ducaganaye. Turababwira mugende kuri Iraq. Bavugaga ko kuri ambasade babona amasasu sana barimo kwinjirayo. Nakurasa babatumye kujya gutabara ambasade yabo. Kumba baraba. Manshallah ari kumwe natwe cyane. Manshallah. Manshallah. Ambasade barashaka kwinjiramo ku ngufu. Barabaje gutabara ambasade. Ndagira ngo ukurikire filime unayirebe. Chese kiriya. Umufaransa niko avuga. Ubwo ababaza ngo niki kiriya. Chese kiriya. Katrori. Komando bambere bavuyemo muri helicopter ya mbere. Indi nayo parika abakomando ba kabiri bavamo. Helicopter zaje ari 3. Indi nayo parika abakomando bavamo. Wagira ngo igihugu cya Yemen nta basirikare kigira. Kuko nta musirikare n'umwe cyangwa umupolisi wa Yemen uri kuri ambasade y'Abanyamerika. Uburyo umwanzi kwinjira ari ibintu byoroshye. Abasirikare iminota mike cyane bari basesekaye bameze nk'uburoro bumwe butera inkoko. Ni benshi. Bafite ibikoresho bayobowe na mukarage warwanye muri Vietnam. Amabwiriza afite nayo gutabara ambassadeur evacuation no gutabara ugakura aho ngaho. N'ubyago. Nta numwe winjira azamukiye ku nkuta cyangwa arenze ku marembo. Captain nawe arategeka ni Captain Lee. Hatagira ubacaho ubacaho muransobanurira nanjye sobanurira fandi. Bombe arabarimo kohereza amasasu. Dore ba marini barindaga kuri ambasade mbere. Bo basubiye inyuma bo ikipe ya Delta Force yageze. Basubiye inyuma ba marini bajya ikipe ya Delta Force ni ikipe itoshe. Abandi bakomando babise bose n'Abanyamerika. Mu gihugu cy'Abarabu hano ni muri Yemen. You speak English? Yes. Where's the ambassador? He's top. Uvuga icyongereza cyane ambassadeur ari hejuru. Abona Abanya-Yemen bakora muri ambasade Katrori. Sniper ngaba barabu barapima kunyama. Mujye bari bababwiye ngo nimujyayo mutagira isasu na rimwe murekura mutabare gusa ambassadeur ari. Mane yanjye mujye kutuvana hano se. Uko butari zitegereje ambassadeur ziri hanze mutegereje atagira ujya mu idirishya amasaka arimo kwinjira. Ambassadeur mama sheyi. Nabinginze arimo arasaba imbabazi. Muvane hano we. Uko butari ziri. Baje twitagwa kukuvana hano cyane kandi mutaka. Ninde waguma muri uyu muriro urabona nasutamye sha. Ninde waguma muri uyu muriro? Mr. Ambassador yasutamye ambassadeur gusutama bari ibintu bikomeye ambassadeur uziko bameze nka president mu gihugu cy'abandi. Ngo agenda apfukamye apfukamba kamba nk'iminshi umenye ko ibintu byakomeye. Abantu batangira gupfa. Basi nipa barabica. Filime yiswe Rules of Engagement amabwiriza yo kwivanga mu ntambara bibaye ngombwa. Baragendera hasi bamenye ko hano bari basi sniper. Babarabu barabapima nta sasu ry'umunyamerika n'imwe byari ryasohoka urebe filime. Kubera ikireba filime yiswe nde Rules of Engagement. Bamusitafa bari hariya babuduru barabu bakamejeje. Babuduru amazina aba dare Musa anagaye igisasu na mikini yadi na Yusufu bana babarabu bari hano. Fire battle on the ground. Wakana ambassadeur. What's your name, sir?
witwa nitwa Jacket ni mwana wanjye ngwino mwana wanjye ntabwo ari umunyamerika bambere bakabaye baba nizuma. Want to bring that with you? Uriteguye ngujyane kuri rokobutera kandi kati cyane. Papa yagiye tekereza ambasaderi yiruka agasiga umwana amenya ko byakomeye. Naho umwana rero na nyina kamuta. Ntabwo ari hano umwana rero nyina niyumva nyina aramwumva ariko akamusiga. Umusirikare ni wafashe. Sniper ari muri metero nk'ijana gusa uvuye hano. Sniper abapima neza ko ari hafi. Babonye ba sniper hasi hari abaturage bigaragambye mu yandi mazu arengera hakurya. Harimo ba sniper. Colonel, we got 3 Marines hit. One is KIA. Dufite ba marine batatu barashwe umwe ni KIA. Tell them to wait out. Roger that. Babwire banegereze kamanzi ngeze ambasaderi ku ndege. Dore kano koloneli yirukanse ateruye akana. Papa wako yagataye ni nawe wabanje kuri areka wa mwana azabyara undi nyundo zirahari zicura ibyuma. Nyundo zicura ibyuma nawe ziba zaragiye. Harumva umwana azabyara undi. Waguruke. Buretse gatoya uyu yategetse ku ndege ziba. Gwiki. Koloneli ntabwo twategereza hano. Abasirikare barashize koloneli aramubwiye n'abategereje gatoya koloneli asubiye gushaka iki katroli. Yaje yiruka ahura n'imirambo y'abasore baguye. Tugende. Musirikare kuki tugitegereje hano. Musirikare koloneli aratubwiye ngo dutegereze. We base tade kuki dutegereje hano. Arimo aramubaza impamvu bategereje. Umusirikare avuze ko koloneli abategetse gutegereza. Kumbe koloneli hari kimwe atashoboraga gusiga. Aba basirikare ibintu bibiri bubaha. Igihugu imbibi zacyo zirenzeho ubushaka intambara. Ikindi yugerageje gukora ku idarapo ry'igihugu ubushaka intambara ku bakomando. N'amabwiriza yabo batajya barengaho. Kumbe ambasaderi yaramutabaye hari ikintu kimwe adashobora gusiga mu mayira ni idarapo ry'igihugu cye. Naryo asubirayo kurivanayo ni koloneli. Bano babarabu ba Madina barimo hariya, ba Aisha barimo hariya, abakobwa nabo bari mu ntambara. Ba Suma barimo hariya, ba Madina. Ba Aisha ntambara yakameje jano. Ba Muzitafa ba Budu, ba Muhammadi. Imani kurinde na wateri sari rya gisivili na ambasaderi komando basibe mu rugamba. Yagarutse yirukanga arashaka kureba abasore be dore indege yagomba gutabara ambasaderi mu birere yarahuriye maze irerekera iratashira mu cyuyi. Sasa baye menshi. Koloneli ari mu gukamba kubiye kuba komando babona bashize. Abasore be bakiza arakomeza arakamba nakubwiye umusirikare wakurinda jya umenya ko ibintu byakomeye isa yose ashobora kukurekuriraho. Nubona umusirikare akurinda uruhande rwawe nushaka kujyaje witonda umubwire utegese imbirimo. Ashobora kukwitiranya. Yirukanse maze aragenda gwayo akigwayo hari undi musore wari hejuru ye baramuha. Tunga neza bamurashe mu hasi nabo ryari muri kano arungurutse hasi arongera riba neza yitonze. Yarebye neza yitonze. Ready man ranyo. Mupige target neza mwepeye muri abaturage. Afande umgengo iki ntabwo numvishe neza. Hejuru y'inyubako ariko ba sniper ntabwo tubabona. Captain Lee wumvishe itegeko ryanjye murasaba squad. Turasaba abaturage. Murasaba basquad. Engage mwivange amabwiriza y'intambara dore kwamera abasore bababwiye kwivanga maze dore moto mu baturage. Umuriro. Dore moto. Dore umuriro. Kawa data we. Abakafiri baratumaze we. Dore moto. Murekere kurasa. Murekere kurasa we mwabaginga mwe ndababwira kurekera kurasa. Bakiginga ntabwo mwumvisha mu gahanda. Be snipers out there. Stay down. Ba sniper barkiye kurasa ni murekere. Mama we. Mama umukafiri cyakoze mwana haramu. Ho. Ayaya dore Captain Lee niwe babwiye kano ya mu telefone yaramubwiye ati Captain mwivange mu ntambara
dore umwoto ako mama ko mugiye kare koko hango ncuta mu ruhande kano yababwiye engage bivanze sibyo bashakaga segera so yiturwe mwumvishe uruturambo kanya gato cyane igihe kitare yewe data we abakafiri barakakasirwa we umwana haramara tumaze Sergeant Mack. Sir? Sergeant Back Mack to all stations. Mission complete. muhamagara station zose mission turayirangije Dead and wounded out first. mubanze mutwara abakomeretse duhite natwe dutaha niko bimeze All kano stations just now. Red man. Mission complete. mission complete mission irangiye To LZ. I'll copy, over. bose bagombaga gutaha baratashe baka muri Amerika bisi mike cyane amasaha make cyane muri Amerika umusore amaze kugera SSKU kuri ba generali kiriya ni ikibazo gikomeye cyane kurasa ambasivili uzi kurasa abaturage FBI investigation shows that all FBI pereza ryayo iragaragaza ko directly across the way from the snipers. ba sniper bo barasaga abasirikare bacu kandi bari mu mihanda itandukanye No, sir. hari intwaro bigeze babona abaturage barashwe sindatabayanya kubaho Just this could have been a terrorist operation. bishoboka kuba ngo ari ikibyebe byari byateguye uko kwigaragambya hari kibigaragaza se undatse cyane I don't want to watch videos, you know, and I don't want to hear about nyakuba hano hari ka kasete we nta kasete nshaka kureba urabizi ko nanga ibintu by'amavideo yewe bana ngabyo bikasete unarmed. abaturage 83 bose barapfuye Another 100 or so critically wounded. abagore abana ndetse n'abandi baturage bose yafasha arica yabishe nabi cyane tumushyire mu rukiko There have been regular reports of a terrorist plot against this embassy. This was a aya ambasade ariko yari yateguye imyigaragambyo n'ibyihebe like clockwork, the usual bullshit about American presence in the Gulf. If you looked at ibi ngibi nyakuba urebye mu binyamakuru uburyo barimo kuvugamo baravuga ko rwose ari imyigaragambyo yari isanzwe nk'uko abaravuga batadukunda ariko ntabwo ari imyigaragambyo yari yateguwe irimo imbunda are responsible. ibi rero urupfu rw'aba baturage bose birabarwa kuri leta ya Amerika Appearance of a cover-up. tugomba gushaka uburyo iki cyuho tukiziba Mr. Sokol. umva We sent Colonel Childers in there, and the mission went to shit. twohereje Colonel Childers mu rugamba umwanda maze uragenda uramusambana Or the people who issued those orders. Childers. nuko bwa ngo byose birareba twebwe Childers Let's just get that straight right now. I'll tell you what we ought to get. Childers yisha abana n'abagore b'inzirakarengane batari bafite imbunda we tuzi Free. Childers ni umusirikare yakoze ibyo agomba gukora ko The yaraswe war with Yemen over. We're covering our intambara yacu na Yemen yararangiye kera now, General. uburasirazuba bwo hagati abara bose bagiye kutwanga Headed miscalculation twaba dufite imibare mike cyane embassies in Saudi, Jordan, and Egypt. muri Egiputa muri Saudi Arabia ndetse no muri Jordan dushobora kuri wese ambasade zacu kubera ahantu twateye ibyo n'ibindi bihugu bituranye na Yemen bishobora kwirukana ambasade z'abanyamerika ngo zisha abandi barabu b'inzirakarengane Back over there, and when that happens, the body count of American dead is going to be a hell of a lot higher than 3. abanyamerika turi mu You're byago going with this, Mr. Sokol. soko uzi icyo ugiye kujyamo Be needing me anymore today? uyu ni Soko arimo araganira na generali Soko ni umwe mu bashinzwe ni abajyanama bakomeye cyane mu bya gisirikare mu gihugu cy'Amerika Good day to you, sir. ugira ibihe byiza nyakuba generali umuntu abwira ngo umunsi mwiza nyakuba ni nyakuba Soko ni umujyanama ukomeye cyane ni uvugana na perezida ku by'umutekano bana iki gihugu rero cyadukashije tubakasize mu gake iraso yitorwe ndi baganira buhoro kandi mu matwi igihe ariko ndabizi Nobody's looking at it. ntayo kasete nayireba Why should the United States be held responsible for the actions of one man? kuki leta ya Amerika yashinjwe ibikorwa by'umuntu umwe gusa reka tumushinje ko yishe abaturage 83 tumushyire mu kukarubanda hariya tumumanike tumwice birangire Aired over their heads, this moron! Didn't even know where he was, the Middle East! yarabizi ko ari mu bwarabu Isolated on the snipers, he could have avoided confrontation. yari kwihangana ntiyinjire muri ba snipers akirinda kurwana Wait a Fred. akamenya ko ari mu gihugu kibi cyane abara barabizi Forget this tape. iyi kasete yibagirwe forget this tape yibagirwe Testify about it. I don't want it to exist. sinshaka kuyireba sinshaka kwinabaho ni kasete igaragaza ibyabaye ntashaka kuyireba ntashaka no kubona ibaho dore uwo barimo kubeshyira ngo uyu mugabo yarashe kubera impamvu mwibuka abasirikare be bari bashize kandi agiye kuvuga ngo engage twebwe bari bagiye filime twe twayitangiye uri arimo aravuga ibyo atazi igihe nabibonye agiye kuvuga engage baje kurunguruka mu baturage menya hari icyo yabonye twebwe tutabonye hari icyo yabonye ikivayo ntabwo boherezaga ibishyimbo reka da ni umwoto nawe asubiza undi gira so yiturwa undi numa y'u Burundi yabwiye u Rwanda ngo ugu hajye umuha yewe sha duha umunota wa mushinari wamutumye yaramuhamagaye Colonel, Colonel
It's my duty to inform you that you've been charged with... Ni inshingano zanjye kukubwira ko ushinjwa. Aranaceceka. You know the drill. Nakurabizi ntabwo nirwa mbikubwira. Kiri byandiko wisomye. Article 32 investigation. Ni article ya 32 iperereza ryayo riravuga ko rwose winjiye mu gihugu cy'abandi hanyuma rwose akonya ko se umwanyohereje se ni twebwe umwanyohereje se nikore iki n'inkoni oya ibyo ntuzabe yagiye yitwaje ibyo abandi yabasanze bafite. The Marines fire into a group of innocent civilians. Baravuga ko warashe innocent civilians abasivili badengana madasa n'ubwicanyi banshinja baramushinja ubwicanyi. I'm the convening authority, so I've got to get this BS out of the way. Nanjye wihangane ntabwo ari giye ahubwo sinya hano genda kumenyesha sinya hano ndakumenyesha gusa ariko nanjye birambaje kubona bagushinja ubwicanyi amenye ko bamutumyeho. Won't be free trial confinement. Yarababaye general ariko buri cyo akora arimo arabwira kano. This court martial convenes in 8 days by direct order of the National Command Authority. Urukiko rwatangira iminsi 8 gukora ndetse nanone n'itegeko ryavuye muri Command Authority uri mu buyobozi bw'inkiko za gisirikare. Angana. Terry, God damn it, we've been friends for 20 years. Tumaze imyaka 20 turi inshuti Colonel. Ni inshuti. You want to tell me exactly what the hell happened out there? Wambwira ibyabaye aho hantu muri Yemen koko. I lost Marines. Nabuze abasirikare nyakubaho. I was hostile. They fired on us. Abaturage baje bigaragambye baturasheho. Nibo babanje kurasa singeyo. I want you to know I did everything in the world to keep this from happening. It's just out of my hands now. Urabizi neza ko mbaye mfite ubushobozi ibintu natuma bikujyaho ariko birenza amaboko yanjye arahambiriye. Byaramurenze nawe nta kindi yakoze barakwereka ajya gutembera akubitana na wa mukoloneli wavuye mu gisirikare The Mob. Abasirikare banani wagiye muri The Mob ndebere filime kundi ryoshye. Something here. Umeze ute? Kandi mo ndiro birisambaza. Myaka 2 batabonana yari inshuti yaramutabaye yari muri Vietnam. Yarongera musanga hari. Baraganira. I really need your help. Nyine ubufasha bwawe. Anything you need. Icyo wakenera urabizi ko nakiguha watabaye ubugingo bwanjye umunsi umwe. You don't understand what I'm asking. I want you to be my lawyer. Ntabwo uzi icyo ngiye kugusaba ndashaka kugira ngo umbere avoka. I want you to be my lawyer. Avoka. Dore filime. I'm a good enough lawyer to know you need a better lawyer than me. Nakubera avoka ko baye avoka urenze uko genda kuna kubera avoka. I'm gone. You need one of those Washington cats. I don't want some Starbucks drinker who's never seen combat. I need somebody who's been shot at. Oh yeah. Ntabwo nkeneye umuntu utarigeze araswaho ndashaka umuntu wigeze araswaho yaramubwira ko atari lawyer mwiza ajya kumburanira agatsinda. Ndashaka umuntu wahuye n'igisirikare agahura n'amasasu niwe wamburanira ibyo narindimo. Nibyo barimo kunshinja. Ndi lawyer, a weak lawyer. Lawyer udafite intege na gatoya. A very lawyer. Weak lawyer. Ndi lawyer udafite agatege na gatoya. Lawyer n'abavoka. Wa wundi ujya mu rukiko akakuburanira ibyo mwabibaza bitorye. Azamuka gukuntu ngo buri munsi ipantaro. Hano baragenda ba lawyer ugomba kujya kugura lawyer ugomba kufite n'agafaranga hafi. Muzajye mwirinda ibibazo rero utazajya kuburana abavoka utarigeze ubiteganya uza amafaranga mugendaho. Ariko uyagiye gushaka mugenzi we. Means put the major through Stanford Law and he owes him a couple years before he takes over the rest of the world. Major, of course, you know General Lowry. Uriya ni General Ole. Uriya ni General West. Uriya ni General uyu ni uyoboye ingabo z'igihugu neza. Hanyuma director niwe mwunganiza president hatarabahari. Hanyuma uyu ni avoka twazanye ugiye kuburanira igihugu cya Amerika. Bas igihugu gishise avoka ugiye kushinja nta nubwo ari avoka uyu umushinja cyaha. Agiye kugenda shinja umugabe ibyo yakoze atanahari. Bekoze ndebere filime. Was complete and leta yazanye wayo. It all seems to point. Rwose itegeko rya 32 yararivugiriye. Requested a military attorney, sir. Colonel Hayes Hodges, 2nd Marine Division Lejeune. Any relation to General H. Lawrence Hodges? His son. Larry Hodges. No muhungu wa Lawrence Hodges. Hodges ni ugiye kujya kumuburanira uwo ngo akaba ari Colonel Hayes Hodges yaramutabaye muri Vietnam. Bararwanya muri Vietnam bari kumwe. Hanyuma basa nk'umusazi tumukura mu gisirikare. His class at Georgetown, sir. He doesn't take too many cases, doesn't win too many. Ntabwo afata ibirego byinshi, ntabwo ajya atsinda ibirego byinshi. Afite ikibazo cyo kunywa amayoga. Uwo rero naza ngo agiye kuburanira mugenzi we nzamutsinda rwose rubanda rwose babona. Kukarubanda. I am not a hired gun. Ntabwo ndi mbundi kodeshejwe ndimo ndarwanda igihugu cyanjye. Government's case. Nizera ibirego bya leta byose ndabiburanira nkabitsinda. I will try this case on good evidence only. I'm glad to hear it. Nditeguye gucinja iki kirego nkamushinja icyaha kikamuhama kubera ko ari ibimenyetso bigaragaza. Bas umushinja cyaha wariteguye arashinja ku ruhande rwa leta ya Amerika kandi bagomba gutsindisha igirego kigafata wa musore Childers na wundi yagiye gushaka dore yaje kureba mugenzi we namaze kumva ko afite ikirego yarabanje ajya muri list z'abasirikare bose b'abanyamerika bapfuye dore ahantu bagenda babandika
kibambasi, ari kibambasi gishinzwe kwandika y'intwari. Bamageze ku kibambasi yibutsa abasore ukuntu yababuze ari uruhande rwabo muri Vietnam. Ibi byonyine biramuha motivation, kumwongera imbaraga zo kuburanira mugenzi we. Yatangiye kwibuka ukuntu aba Viet Cong abaguku batangiye kubagirira nabi, maze mugenzi we Childers akaba ari umutabara. Childers yamusanze ari habi, yasanze yanahwereye, bamuzanye ameze nk'umupfu. Arimo arabyibuka ukuntu Childers yamutabaye muri Vietnam, bamuryamisha hafi y'umuguku mu Vietnam. Arimo aribuka ukuntu uyu musore wakwigendera, aribuka ndavuze ngo genda bakagabo watumye babarira mugenzi wanjye genda. Aribuka aka Vietnam kategetse abandi gusubira inyuma, ukuntu yakababariye kubera ko yarinze ijambo rye, akabwira ati mugenzi wanjye nakira nawe ndakubara ugenda. Arimo aribuka yari yahwereye akabona umurambo mu Vietnam uruhande rwe, ntazi ukuntu yahageze. Aribuka mugenzi we ababarira mu Vietnam ngo nagende kubera ko nawe yatumye mugenzi atabarwa. Yarapfukamye yunamira abasore bose bapfuye ari ubayoboye, agiye kuburanira mugenzi wa mutabaye. Dore filime. Yewe data we, naringiye. Hey, Mom. Hodges nawe nta kindi yakoze. Hodges ni umugabo ufite umuryango. You're so good to see you. I wasn't sure you'd make it. Oh, you look wonderful. How's it feel to be retired? Numva ngo wabavuye mu gikomando undafite cyane. Oh, you look great. Mbega usigaye umeze neza. What? Ngo afite ikibazo cyo kunywa inzoga nyinshi. Inzoga nyinshi gusa. Glad you could make it. Yes, sir. Ni byiza warabikoze neza, warakize. Undafite cyane nyakuba. Papa we yari yaje mu muryango we. Hayes bose barunezerewe, yitwa Hayes Hodges. Aje kuburana uwo bita Childers. Ndiya rusikora. I was married to your mom for about 5 minutes. Barakwere kuko byakagenze. Yaje hakuno ko yagahuye n'umuryango we, afite n'umwana w'umuhungu, umwana umaze kuba insore cye, abaza kuba igisore. Well, is he guilty? Sir? Your friend, Colonel Childers. Inshuti yawe Childers. Umeze bite? You served with him. Wakoranye nawe. Rabid dog we've all been hearing about? I don't think I should comment, sir. Come on, Dad, this is family. You can lighten up just a little bit. Sinyeka ko ari cyo nabivugaho papa. Ari kumwe na se. Even if you thought you weren't responsible, it went wrong, and you were there. Nubwo waba atari wowe ufite inshingano zo kuba waragize nabi, ariko ibintu bikagenda nabi uhari, ibyo nabyo barabigushinja ko wari uhari, ibintu bikagenda nabi. No. Why would you do that? Ugiye kumutabara undi acyane ngiye kumuburanira. Because he asked me and I owe him. Kubera ko yanyinginze kandi nanjye hari cyo namukesha. Wisdom from the one person in this family who is not elected to serve his country. And Childers must have snapped. Happens to combat. I've seen it many times. Childers ashobora kuba yarakoze amakosa mu ntambara kandi bibaho. We have the presumption of innocence in the United States of America. Kubera ko yashatse kugira ngo abanyamerika bawo gupfa gutyo kandi bicwe nabo yarebaga agahitamo kurasa bose. Mom and Dad's anniversary. We turi ku munsi w'ubukwe bukuru bwacu mu myaka ibayije natushingiranye turongoranye. Mbabarire mwo kuvuga ku bintu by'ibingiyi ko hano. Buri mama w'abana. This man has trashed the reputation of the court. He's put us back 20 years. Imyaka ishize ari 20 mushobora kuba mwarakoranye neza. Umusaza nawe yavuye mu gisirikare, nawe yari se uyu musore nawe yari umusirikare. Ntabwo natuma ajya mu byago wenyine, yatabaye ubuzima bwanjye, ngiye kumuburanira. By falling senselessly on a grenade. The way I see it, this man should find himself the best damn lawyer in the country. Somebody better than me. Ukuntu mbibona kubera ko icyaha gikomeye ndetse n'uburemere bwacyo butoroshe, uyu mugabo agomba gushaka avoka wa mbere ukomeye muri iki gihugu. Ntabwo byoroshye. Things are not the way they seem to be. They can do it to anybody. Forget that he's my friend. He can do it to anybody. And that means that your medals and your citations won't mean jack shit when they go after you. Umva uko abigenza kose ariko baramutse bashatse kugukurikirana babura kugukurikirana, yarimo araganira na se atari yahura na Childers. His own guys are going to testify that he didn't have to open fire, sir. Hari abasore babiri biteguye nyakubaha ko bashaka kumushinja ngo ko atagombaga gufungura umuriro hari. It was a disaster. What about the footage from the embassy? Byari bibi cyane. Videotape, home movie, shit. Ndashaka twa cassette twari kuri ambassade, ibimenyetso byari byose biva kuri ambassade ndetse nabyo. Ambassade bayirashe nabi cyane. Ndetse hafi igice cyayo cyararimbutse.
Childers kumbe yaraje. Tom Chandler, he's going to help us prepare your case. Colonel Childers, good to see you again, sir. Colonel Childers ni byiza kongera kubona nyakubahwa niwe bashinja nyakubahwa ngwino hakuno twicaye tujya mu kirego cyawe afite abakomando bashatse kumwitaho hano hari umusore muto witwa Tom agiye gufatana na Hodges. I checked by their doctor. Well, I've got you an appointment with ours. Nifuje kugira ngo ufate amasaha abaganga baraza kuba barimo kugusuzuma mu kugusuzuma rero nawe ujya mu rukiko arwaye cyangwa se ari kwa muganga. That's a mistake, Colonel. Omba none se ko ari muzima. Ibyo byaba ari amakosa mureke tubaje twinje no mu baganga. Asked to be in the infantry. I asked to go to Vietnam. Ntabwo nigeze nsaba kujya muri infantry nasabye kujya muri Vietnam nivuje iteka kujya hari intambara ikomeye. You know how many birthdays and Christmases I missed spent rotting in jungles or in the desert just so you could play war at ROTC? Childers. Uzi inambuzi za Noheli nizingaye nahombye cyane ndimo kurwana ndi mu ntambara rimwe na rimwe ndi mu mashyamba ubundi ndi mu butayi. Batangiye kuganira na mugenzi we. Combat to the people like Tom Chandler sitting right here in front of you. That's who you're making your case to. Uyu musore numwe mbari bwunganira ikirego cyawe uko byamera kose umwizera. That's because all my witnesses are dead. None se ninde muntu wawe? Bas. Okay, so what happened? Byagenze bite rero turabaga ngaba hakuno barimo boye yukuntu bari mu mushinja. This doesn't happen in a vacuum. Let's get a complete history of Colonel Childers. I mean, talk to every Marine he ever served with. Tuvuga ku mateka ya Childers kwanza duhereye mu mizi ye turuvugana n'abakomando bakoranye nawe. This guy is the warrior's warrior. Uyu ni ndwanyi. 2 silver stars. Afite imidari bamuhaye ibiri yarwaye afite imidari ibiri yo kurwana amazi. Ni umusirikare ukomeye. Our best. That's why he was sent. Yari uwambere niyo mpamvu twamwohereje. Good service he gave the country, but for what he did on the wall in Yemen, period. Yari umusirikare ukora neza baramwohereza ko bari bamwizeye gusibi yakoze muri Yemen. Ngiye kubaha ingero. Wa wundi umushinja. Said it and show the world we mean business. On the first. Kwera kamahanga yose nisi ko hano twebwe abasirikare bacu bakoze icyaha dusobanura icyo tuvuga. We mean business. Dusobanura business. And then I'll put him in jail, but I will not seek death for a man who served this country honorably. Uyu mugabo ndaza kwemera tumukatira urwa burundu ariko ntabwo ndi bwemere ko bamucira urwo gupfa kuko yakoreye igihugu cye urumva byose ni kimwe nta rwa burundu nta rwo gupfa umugabo umushinja uko avuga. Whether a man is charged with murder or hailed as a hero is sometimes a very thin line. Haraza kubona karongo gato ko kuva muri iki cyaha. Childers receives orders that a regularly scheduled lawful protest outside our embassy in Yemen is unbroken. Childers yakiriye amategeko yo kugenda agiye gutabara ambasaderi wacu muri Yemen. His arrival. Abaturage baza barimo kwigaragambya. Not feel the situation warrants evacuation. Children yagomba kujya gutabara tumwe amategeko yo gutabara arangara yasuzugura. Across the street. Ba sniper bari hakurya y'umuhanda bakarasa abanyamerika. The embassy. A crowd of women and children. Abaturage ndetse abagore n'abana bari hasi nabo bigaragambye byabo bitandukanye n'ibyo we yagiye kubakorera. Arabarasa. Childers ndamufite. Urumva umushinja. Kumbe dore Childers nguyu mu nzira agendaga yihebye. Uturadiyo twose. In radio 11 hari amaradiyo ari ku mibare. Radio 11 radio nefu nimwe twebwe mwumva. Childers bimeze nabi. Yagendaga mu modoka yumva uturadiyo tw'amafuti. Tranquility it deserves. It's sort of like the military equivalent of the civilian. Abakomando suku bakagiye bakora kuko buri makuru mashasha shushe yose dore mama cyane kumwana uri umwicanyi mwamaze abaturage barakohereza ukajya kubamara wicuta abana n'abagore abasaza n'ubarebera izuba niko rata abishi bahora ikinyibwirira nkora kuri radio kwita abana kiramucira nta kindi yakoze nka colonel ava mu modoka we civilian wa nkoko we iyi uniform cerura yizi arongera agasunika yewe nibyo turaza kubyandika we tuza kubyandika mu museso wa burakeye museso wa burakeye byo ni ibinyamakuru bigenda byaduka nta mikino ihari ngo bamubonye kubita n'undi musivili pass play blackjack colonel. Colonel ryo kina play jack. Colonel uyu nugiye kuburanira Hodges nako Childers uyu niwe Colonel Hodges yaraje guhura n'uyu musore uzashinja Childers. The guy next to you. You know what cards have been played, you'll beat the house. Niba ukina amakarita cyangwa utayakina ari igihe rimwe na rimwe bikomera. Rimwe na rimwe ari igihe udatsinda kabone n'ubwo waba uri umuhanga bingana iki mu makarita. Television knocking some zit-faced kid around. You have to understand the kind of pressure Colonel Childers has been under, a man with that kind of service. No. Naje ninja kubaza niba uzi uburyo Childers yakoze makazi. You're aware, Colonel, we could ask for the death penalty. You're not. Araza kubona igihano cy'urupfu niko mbibona. That has been suggested. Niko bikeka nawe. Think what happened if a Yemeni killed 83 Americans? Wambwira ibyabaye muri Yemen yica abaturage 83. Have a seat. Icara. Please. Colonel icara tuvugane.
uyu niwe uzamushinja uriya nugiye kumuburanira kandi arabona akagabo kagiye gushinja karashinja ibyo katazi ariko kamwemezaho icyaha. Now guilty. He throws himself at the mercy. We'll help him out at sentencing. How much help? Well, I'm not about to promise you anything, but I'd say in the neighborhood of 10 to 15, out in 7. Major. Do you know what the life expectancy was for a second lieutenant dropped into a combat zone? Uzi ubuzima bwa lieutenant wa kabiri wari muri Vietnam muri 80 na kangahe uko bwari bumeze ndatsimbitaho. Ibi bintu ugiye gushinja umusore umushinja ubwicanyi ntabwo yigeze yica umuntu. Tombora. Arajya hasi nyene ko ntombora nako mbibona. I got a question for you, Colonel. Mufite ikibazo kano. What happened at Kalu? Kalu byagenze bitajya kugutabara icyo gihe. The Battle of Kalu. Nambara muri Kalu muri Vietnam. Something happened. What the hell was it? Chedas ari byakoze byagenze bite? Just what happened at Kalu. Yamubwiye ikijambo muri ihangana ndagisubiza inyuma mu cyumba. Kumenya ko rwose abantu banyamategeko nabo bafite amagambo bavuga. Uyamubazaga muri Kalu mwibuke muri Kalu Chedas yatabaye umugabo Hodges. Bombi bari ba second lieutenant icyo gihe. You were there with Childers. Something happened. What the hell was it? Byagenze bite? Fuck you. Aramubwiye. Just what happened at Kalu. Nibyo byabaye muri Kalu. Ikintu yamubwiye ngo nibyo byabaye muri Kalu. Yarongera akimubwira. Byagenze bite? Fuck you. Nuko. Just what happened at Kalu. Nibyo byabaye muri Kalu. Kongera duhurire mu rukiko. Yaramututse. Ariko sinabivuga rwose ubwo nabaye umunyamerika kandi na munyarwanda utukana. Your permission to go to Yemen? Kandi n'abanyamategeko. Did an exhaustive Article 32 investigation. This thing happened in Yemen. Nyakuba mwanshigikira mukemera ko njya muri Yemen ngatangira ikirego nyereye mu mizi tukareba ukuntu kano Hodges yarenganurwa. Uyarasaba kujya muri Yemen. Witnesses or something the investigators overlooked, sir. Hari ibyo bagiye mu iperereza ryo kuba bamushinja Colonel Chelas. Bashobora kuba batarashizemo ndetse bataragaragaje. Nyemerera njya muri Yemen. We have our marching orders, and this court-martial will convene at 0900 a week Monday. Now, is that clear? Kuwa mbere nibwo urukiko ruzafungura nibwo Chelas azahamagarwa nta muntu bazabafatanyije niba ujya muri Yemen ugende wihuse kandi twumvikane neza. Uyu nta kindi yakoze yaje kubaza kureba mugenzi we. Bamwemereye kujya muri Yemen. Ariko nanone hari ukumushyigikira akajya muri Yemen. Uriya ni general wabakundaga bombi. Chelas ndetse n'uyu Hodges. Hodges yatunze neza imodoka Chelas irahari ariko Chelas yafunze imiryango yose ikigabano kigiye kwiyahura. Batarajye kubita mu rukiko. Komanga uriya mugabo azatsinda turiya ntambara. Iyi ni intambara mu zindi. Izi ni intambara bita psychic war, intambara zo mu mutwe. Hari intambara zo kujya kurwana ku rugamba igipfunsi ku gipfunsi umwoto ku wundi cyuma ku kindi. Ariko rimwe na rimwe ntabwo ugomba kuyoba igihe ari intambara yo mu mutwe. Iyi ni intambara yo mu mutwe gutekereza gusa kandi ugatsindisha ibitekerezo unabitanze unabivuze. Katrori. Tekerezo bizima ariko uyu yagomba kujya muri Yemen aho icyaha cyabereye yaje amagara Chelas mugenzi we. Mwanda wera kumbe Chelas yari yicishije inzoga nta n'umudamu agira nta mwana ntabwo yigeze abona akanya ko kurongora ko yari umusirikare. Ntabwo naringiye ndabizi ntabwo wari ugiye yanyoye inzoga J&B yayigejeje hagati. Can I leave you alone with that thing in the house? Yeah. I ain't gonna six on you, Hodge. I'm going to Yemen. If I have to stick your ass in the hospital till I get back, that is what I will do. Ndashaka kujya ngatafari kawe tukajyane kwa muganga ngiye kujya muri Yemen mpaka ngaruke wowe kirwaye. Tuzavuga ko urwaye agiye kwirwaza. Bamuteremo serum y'ubuntu nta kirwara afite. Navana ukarataramye. I'm not going to shit you. They offered us a deal. Ntabwo ndi bukubeshya na nubwo nje kukubeshya ngiye kujya muri Yemen. What do you think? I think they're Tekereza iki? For a whole lot of reasons. Ntabwo nzemera kubambwa kubera impamvu nyinshi. Tubyemere tubise nari intambara yacu yanyuma. Basi bari kumwe. Ay. Kano Hodges. Na Kano Chelas. What they asked me to do, Hodge. Nakoze ibyo bansabye gukora hose. Marines over there. Nabuze abasirikari muri iyo ntambara. I lost Marines over there. Nabuze abasirikari. Yanarize. If I'm guilty of this. Niba koko narakoze ibyaha. Everything I've done in combat for the last 30 years. Imyaka 30 nakoreye igisirikare cya Amerika ibyo byaha byose babimamye. Nguyu yafashe indege ajya muri Yemen. Jackson bitinda mu kanya baganiraga dore yuriye indege arimo arajya muri Yemen. Yemen nta kindi cyamujyanye agiye gushaka ibimenyetso. Gusa ibimenyetso ajya kubishaka yari afite amafoto y'abantu bapfiriye kuri ambasade y'abanyamerika. Afite ibimenyetso afite ambasade ukuntu yahiye. Na naka kanya arakibaza ntabwo agendera kuri ibyo gusa agomba no kugera kuri tere. Katurore.
ukuntu hubatse ukwaho wagira ngo ni Nyakariro. Abaturage bo muri Yemen. Dore polisi yo muri Yemen. Abana b'Abarabu bara. Captain Hustings, I'm not in uniform and I'm not saluting because of the snipers. Please. Ntabwo ndi muri uniform, nta nubwo ndi butera amasari kubera aba sniper. Uraza kwihangana hano ni muri Yemen byahura bizi banga abanyamerika nshobora kuguterera isari bakamenya ko turi abakomando bagahita bampima muraho nyakubahwa. Afande turagushyigikiye. Nawe ni umusirikare uje kumutora. Akira kumbwira umwanda utwara imodoka. Ndakumvisha nyakubahwa. Nagusoma kabisa. So nindi mizaje komando ntuzabivugura umusivile bashobora kugukurura. Nagusoma we mujinga sana badirisha ufite ikiburi nindi mizaje komando. Bas nta kindi yashakaga n'ibimenyetso bigaragaza Childers koko ko yakoze People who were at the scene as you requested, sir. We can start tomorrow. Nyakuba nateguye abaturage bari baraho ibintu byabereye hari twatangira nejo tukajya muri abaturage tukabaza. Mpereza katsindwe mwese muri bamwe mwamugambani. Dore abaturage bo muri Yemen arayicaranye Karabure. Akiriye Karabure mbonyera nsubize inyuma turebera. Yandi Karabure 12. Abaturage bari hariya n'Abarabu nta mikino bagira. Muze harashaje ariko bana nca kubanyamerika kabisa. Karabure 12 nta mikino. Muze Abuduru n'Abarabu hano we. Nibasarama ariko nta mikino. Mashallah. Uyabaye kigera gutya mu hoteli agiye gucunga neza n'abaturage barazifite. Abantu nakuntu bajya myigaragambyo bure kubona urusasu ruturutse mu kana n'utwona hariya tuba tuzikoreye. Went to a bunker outside the city behind about a mile of barbed wire, sir. Barerekeye nta handi yamutwaraga ni kuri ambasade y'abanyamerika aho yahoze. N'abandi babayo. Ambasade yarahakuwe hasigaye harindwa n'ingabo za Yemen. Abasirikare ba Yemen ndetse n'abapolisi. Dore utumodoka twahiriye. Hashize iminsi dore ukuntu habaye uyu nta kindi cyamuzanye yazanye na kamera arashaka gufotora ibintu byose. Undebera ukuntu filime igiye kuryoha we ntuhumbye wemere umere nk'impyisi humbye hashize amasaha 3 ariko iyi filime irangiza udahumbye kuko nuhumbye urahomba nanjye se mumbye ubwanjye. Raka aya masasu narimo kuzamuka kuri ambasade saturutse hejuru. Nukuvuga ngo bari hasi. Hari icyo batangaga. Ibise ibimenyetso bantu bakuru ibise ibimenyetso natwe ubwacu tugiye kuburanira uriya mugabo ibise ibimenyetso hayiga data kamera zifotoramo kamera zarebaga hasi zinjiyemo amasasu dore filime yitonze tunga neza kumbe no hejuru bakabye mwana kafiruna cyamubonye ko ari umukafiri nta musiramu ugenda yambaye ibipantaro yewe pole yewe nani bikuranga yewe yallah mashallah yalla Gabo na mukafiri wo muri Amerika mwana umukafiri abasiramu pako utari umusiramu gusa bakwita umukafiri ngo na mukafiri uzajya mu ijuru abakafiri bose bazangwa icanaba rero ni ibintu bibi cyane abasiramu barabyumva buriya gihe ntacyo ntaza bize twize byose ariko mubaze kuvura ibisebe sindimo abize barize bazi byose bazi no kuvura ibisebe nuko nayo baze kuyigegena ugasanga n'imiti y'udutafari bayitunganyije je muri embassy amasasu gaho yagezemo harangiritse reba nuhumbya nakubwiye urahomba dore idarapo rya Amerika niba bararitwitse bakaza kuri nagame indani nibyo amasasu yagezemo nta kindi cyamo leta ya Yemen yemeye icyo bita cooperation to cooperate kumvikana bareba ukuri n'ukuri uyagezemo indani yasanzemo ka kasete muri ambasade ntazi wagashyizemo urebe filime ako gakasete arangije agafotoreramo ndareba urebe nuhumbye urahomba kuko buri kintu hano arimo gufata akagifotora gikubita umufuka iki hari impamvu kijyanye uraza kuyibona nkubwira ngo ni kuko nanjye ndimo ndareba filime nkayireba ariko giye kuko ndi umuhanga mu gukurikira filime nagiye kure niyo mpamvu turi bujye kure ucungu nareba ndakubwira ibyo bavuga ibi ndimo kongeramo ni gisoryo nako n'umunyu ni ibirungo bon appétit uye ni Kano Hodges agiye kuburanira Kano Childers
mu yandi magambo reka mbishyire mu kinyarwanda Colonel Hodges agiye kuburanira Colonel witwa Childers uyu yitwa Colonel Hodges raka kana Hodges ariko uwagiye kuburana mwibuka ikintu kimwe wagiye noneho gushinjwa n'uwitwa Major izina ndaryibagiwe yafotoye neza kamera ukuntu ibireba hasi kamera iri hejuru irareba hasi arangije arayifotora arongera arayihindukiza ayipima naho amashusho yaturuka iyi kamera yarebaga hasi ariko ifite isasu riyinjiramo yose mu birebe harangije maze atangira kwisunika bunyibunya arisunika buhoro buhoro atangira gufotoramo ukuntu kuko ari Colonel na wa mugenzi wari Colonel umwe barimo gushinja afotoramo ukuntu ashobora kuba yaraje kandi kuko ndi kuri yagiye maze ajya kwishariya mu nguni aho cyagiye are kuri itegeko ngo ni mwivange muri iyi ntambara engage abwira abasore be yarungurutse hasi ukuntu mugenzi we ashobora kuba yararungurutse kumbe arabarimo gusengera imirambo bapfuye nabi bazize ubusa baragiye baragenda bagiye cyane abonamo n'uruzingo nako n'urwavu nako umwana mutoya nani ngiye kwibeshya ngo urwavumba bari inkende yabonye makana gatoya izavumba ni inkende cyahe cyo mwadukoreye cyaha Allahu wakibara ryatwicyurira gacaho nakana kumwaraho القوات الأمريكية البحرية أطلقت النار جاء كونو كوري بوليس aza gukora iperereza rye yagiye kurana mugenzi w'icyayi cyabara cyane umva amagambo Armed American Marines, they were shooting at his people. abaturage barashwaga n'abasirikare b'abanyamerika bafite intwari He's saying the Marines shot first. abasirikare nibo barashe mbere se تقول أن المارينز هم البادئين بإطلاق النار؟ Why were your police officers ordered to abandon the embassy on the day of the riot? kuki mutategetse abasirikare banyu bajye kurinda abaturage bari bagiye mu myigaragambyo لأن احتجاجهم كان سلميا إذا لم يكن ملزما علينا أن نقضي الليلة هنا amusubiza icyarabu No reason to stay. ngo nta mpamvu abasirikare bagombaga kuhaguma aho ngaho بعد القتل هل وجدتم؟ hari intwaro zabonye muri aba baturage se أبدا أخذنا كل شيء بقي هناك umva mwarabu narakaye cyane mashallah abana b'abakafiri mwaratumate ngo nta ntwaro bigeze babona muri aba baturage baraho hafi aho naho habona kandi ka kasete ako ka kasete niba nako yarakibye nibyo utambaza mwibuka reka kandi ka kasete yabonye muri ambasade kuri filime kungwira ryo abarabu bari hano dore ibijipo abantu b'abagabo bambara ibijipo يكفيكم ما فعلتم في بلادنا وبالعرب ntabwo mwakoze byahagije ko mahawe mukutana harab mu barabu ntimwakoze byahagije ويخرجوا من الناس baramuteranye babonye ko atari umwarabu dore kwasa n'urusura rubi ukiriye cyatsi kirya ari kizima tujya kugikaranga mu butasha barabu bari hano afite agasura katameze nka kacu shana umunyamerika uyu nguyu ca yewe ca umunyamerika sibwo yahuye n'isanganya yagiye mu iperereza nawe bagiye kumukururira dore abarabu umugabo yarirukanse mama shenge mufata umukafiri sha mufata Muhammad yadusigiye rwose isezerano tuzajya twica abakafiri ciao basi ko umugabo yakagiye mumujyane mwikaburi umunsi yapfiriyeho ikaburi nirimbi mwikaburi umunsi yapfiriyeho bamujyanye mwikaburi